Umugani Akaro Gahire. Kera habayeho umukecuru akabana n'umwuzukuru we w'umuhungu akitwa Nkusi. Ababyeyi ba Nkusi baje kwitaba Imana akiri muto. Bibaho bigera ubwo umukecuru yumva umunsi we uri hafi, niko guhamagara wa mwuzukuru we Nkusi ngo amurage. Nuko aramubwira ati, mwana wanjye ndumva iminsi indemereye, wenda uje sinzabyuka, none nkuraze kariya karo kameze mu nkike, nikatagucira inka kazagucira umugeni. Ntibyatinze umukecuru yitaba Imana. Imana iramuhamagara. Umwuzukuru n'abamutabaye baramushyingura mu kirago, bakurura mu gihuru. Niko kera bahambaga. Umwana nawe ibyo kurira, kwera no kwirabura birangiye, hatangira kwibaza uko azamera. Umunsi umwe Nkusi yari yigunze yicaye imbere y'inzu ye. Abona inkoko y'umuturanyi ikimakima yerekeza mu nkike. Ishokora Akaro yari yararazwe na nyirakuru. Umwana induru arayidehera, ashyira umunwa hejuru agira ati, nkoko uncotoreye Akaro. Akaro nagahawe na mukaka ngo nikatancira inka kazancira umugeni. Urandihira Akaro. Inkoko ibuze uko ibigenza imuha igi, maze Nkusi aripfunyika mu kirere, ashyira bugeri ajya gushaka imibereho. Bidateye kabiri agera ahantu h'ubunyerere, bumukoza mu nyerere. Abasha kwiramira ariko igi riramucika, ubwo erega riba riramenetse. Induru noneho ayigira ndende agira ati, bunyerere bunyerere umeneye igi, igi narayihawe na nkoko, nkoko wancotoreye Akaro, Akaro nagahawe na mukaka ngo nikatancira inka kazancira umugeni. Urandihira igi. Ubunyerere bumuha kondo, agapfunyika mu kirere, akomeza inzira atazi aho yerekeza, akomeza gushakisha imibereho. Nkusi acuma urugendo agera ku mugezi, akondo akarambika ku rutare, arunama ngo anywa amazi. Ataramira intama n'imwe, abona kondo karimo karibarangura mu mazi kareremba, umugezi ugatwaye. Induru ayiha umunwa agira ati, mugezi mugezi untwari ya kondo. Akondo agahawe na bunyereri, bunyereri ameneye igi, igi narayihawe na nkoko, nkoko ancotoreye Akaro, Akaro nagahawe na mukaka ngo nikatancira inka kazancira umugeni. Urandihira kondo. Umugezi ubuze uko ubigenza umuha amazi, akomeza urugendo. Nkusi akomeza urugendo. Ageze imbere abona abacuzi barimo baracura ibyuma. Arabegera arabitegereza, atangira kubabwira ati, mugacura ibyuma bimeze bityo mukoresheje amacandwe mfite amazi angana atya kandi meza? Nuko abacuzi bati, duhe turebe. Abaha amazi bahoza ibyuma. Barangije umwana atangira kunihira agira ati, mumariye amazi. Amazi narayihawe na mugezi, mugezi anwariye Akondo, Akondo narayihawe na nkoko, nkoko ancotoreye Akaro, Akaro nagahawe na mukaka, mukaka ambwira ati, nikatancira inka kazancira umugeni. Abacuzi babuze uko babigenza bamuha ibyuma. Nuko akomeza urugendo. Nkusi muri uko kugenda kwe yasaga nkaho arimo aragenda hirwa. Yigiye imbere abona abantu barimo bogoshesha imikebyo. Ati, mukogoshesha imikebyo mfite ibyuma bityaye bitya? Bati, dutize twogosheshe turore. Abaha ibyuma barogosha. Wenda kurangiza Nkusi atangira kunihira ati, mungimbishirije ibyuma. Ibyuma narabihawe n'abacuzi, abacuzi bankoresheje amazi, amazi narayihawe na mugezi, mugezi anwariye Akondo, Akondo nagahawe na bunyereri, bunyereri ameneye igi, igi narayihawe na nkoko, nkoko ncotoreye Akaro, Akaro nagahawe na mukaka ngo nikatancira inka kazancira umugeni. Murandihira ibyuma. Abogoshi babuze uko babigira bamuha inkoni nziza cyane yari iraho. Inkoni arayakira aragenda aseka, maze capa ibitugu, akomeza agenda kubita agakobwa imbere. Ari nako agenda yivugisha amagambo meza cyane anisesa koko. Mu nzira Nkusi ahura n'abantu bashoreje inka iminyafu. Nuko arabegera arababaza ati, mugashoreza inka iminyafu mfite inkoni nziza cyane ikomeye gutya? Abashumba bati, dutize turebe. Abaye inkoni barongora inka zabo, nawe abajya inyuma abagenda runono. Bageze mu rwuri zimwe zirarwana, mu kuzikiranura inkoni iravunika. Nkusi induru ayigira ndende ati, mumvuni inkoni, inkoni narayihawe n'abogoshi, abogoshi bangimbishije ibyuma, ibyuma narabihawe n'abacuzi, abacuzi bankoresheje amazi, amazi narayihawe na mugezi, mugezi anwariye Akondo, Akondo nagahawe
na bunyerere ameneye igi narayihawe na nkoko anshotore Akaro nagahawe na mukaka ngo nikatancira inka kazancira umugeni murandira inkoni. Abashumba bamuha babuze uko babigenza, bamuha inka aritakuma ati ndatashye, ryavuzwe riratashye, ngewe Nkusi inka nyogokuru yambwiye ndayibonye, ntani nkikigiye rero nta kindi ngiye kujyana inka mu kiraro yinyiragira, ubundi nyihe ubwatsi izambyarire nzaba umukungu. Nuko Nkusi atangira kugira ibyishimo atyo. Birumvikana inka nyirakuru yaramusezeranyije, yaramuraze, yaramaze kuyibona. Ese mama umugeni yaba yarayibonye? Ese mama kuko wa mugeni twabonye cyane haruguru mu nkuru we azamubona? Reka nkomize mwiyumvire. Mbibutsa ko iyi ni Source TV, nge nitwa Aisha. Uyu ni umugani bita Akaro Gahire. Bana dusome ikinyarwanda, dusigasire umuco wacu, imigani n'ibisakuzo. Nkusi mu byishimo byinshi cyane ubwo yari arimo acyama inka gasubira inyuwe mu rugo, mu nzira ahura n'abantu bagiye gukwa imbwa. Nuko arabegera ati ese mwabagabo murajya he? Baramubwira ati tugiye gukwa. Ati siko ndeba mufite imbwa, inka iri hehe? Bati twebwe nta nka dufite, turajyana zino mbwa. Nkusi ati mukajya gukwa imbwa mfite inka isa gutya? Abantu bati yiduye se turebe. Nuko arayibaha abagenda runono barenga bahinguka, ari nako bagenda baganira ku bandi barimo basigara inyuma. Umuhango wo gukwa urangiye, bagiye kubaha umugeni, Nkusi aratanguranwa atera agatoki hejuru ati umugeni ni uwanjye. Aho bazanye nawe bati oya umugeni ni uwacu. Bitangiye kuba urujijo, umukuru mu basangwa abazanye n'inka yakowe uwo ari we. Nkusi ati aba bagabo bakoye inka nahawe n'abashumba, abashumba bamvuniye inkoni narayihawe n'abogoshi, abogoshi bangimbishije ibyuma narabihawe n'abacuzi, abacuzi bankoresheje amazi narayihawe na mugezi ntwariye akondo nagahawe na bunyerere ameneye igi narayihawe na nkoko nshotore Akaro nagahawe na mukaka ngo nikatancira inka kazancira umugeni. Abaje gukwa bemera ko inka ari iy'uwo musore koko. Anabajije icyo ubundi bari gukwa, bagira isoni zo kuvuga ko bari gukwa imbwa. Bari bazanye imbwa, bararuca bararumira. Umukuru mu basangwa yemeza ko umugeni ari uwa nyirinka. Nkusi aratahira. Hashize igihe bamwegurira umugore we, bamuha inka n'ibintu byinshi. Nuko asubira ku isambu ya nyirakuru, baratunganirwa, maze urw'igikundiro icyogere mu nkuba aritakuma ati nsubiye ku ivuko. Inka nyogokuru yavuze n'umugeni ndamucyuye, sijye wahera hahera umugani, irya mukuru riratinda nirihera. Mu by'ukuri iyo wiyemeje ikintu ushyirwa uko kigezeho, nta kinanira umutwe mu gihe umutima wemeye. Igihe cyose ufite intego y'icyo wifuza kugeraho, nta mbogamizi ntagiye gukomba mu nkokora, ugomba kuba wakigeraho kuko ukagitsindira. Uru ni urugero rwiza cyane rw'uyu mwana Nkusi wakuze ari imfubyi. Reka turebe inyungura amagambo ndetse n'amagambo mashya twagiye tubonamo. Ijambo bita umuhozi. Umuhozi umutwe w'ingabo wabayeho ku ngoma y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndoli. Gukimakima ni ijambo risobanura ko kugenda buhoro werekeza ahantu. Mukaka ni ijambo risobanura nyogokuru. Kugimbisha ni ijambo risobanura kumaraho ubugi. Igihe icyuma cyangwa se urwembe wari ufite rutyaye cyangwa se gityaye, hanyuma rwa rwembe cyangwa icyuma kikagimba, icyo gihe rero ubugi buba bwashizeho, kumaraho ubugi, nibyo bita kugimbisha. Ijambo bita kuruca ukarumira. Guceceka ukaryumaho. Guceceka ntugire icyo uvuga, kabone ubwo bagira icyo bakubaza, nibyo bita kuruca ukarumira. Ijambo bita gutahira risobanura kurongorera kwa sobukwe ukahamara iminsi. Ni nk'uko waba udafite inzu ariko kwa sobukwe, kwa databukwe wawe bakaba bafite inzu nyinshi, akaba ari urongorera. Mu kinyarwanda rero nibyo bita gutahira. Ngayo nguko rero bibutsa ko uyu wari umugani bita Akaro Gahire, ngo tubonamo umusore bita Nkusi akarirwa na nyirakuru
maze nyirakuru nawe iminsi yari yegereje yuko ubuzima bwe bugiye kuba bwarangira, amuraga Akaro. Mbese Akaro twavuga ko ari nk'ihundo ry'uburo ryari riri mu nkike, maze uko byagiye bikurikirana mwarabyumvishije cyangwa twagiye tubibona hejuru. Ni uko nguko rero inkuru irangira, ariko muri makeya iyi nkuru icyo ishaka kwigisha ni uguhozaho, gukora cyane, kandi ukumva ko isezerano wahawe, isezerano wiyemeje ugomba kuririnda, kandi icyo ugomba kuba wageraho uko wakigeraho mu gihe nta mbogamizi, nta biranego ufite. Rero uru ni urugero rwiza cyane rwa Nkusi, kuba yarahereye hari hasi ashakisha inka akayibona, akagenda anyura muri ziriya nzira zose zigoranye, bityo n'umugeni yifuzaga nawe akaba amubonye. Rero si jye wahera, hahera umugani. Iyi ni Source TV, jye nitwa Aisha bifurije kugira amahoro y'Imana. Bana rero muri kwiga, mwige cyane muzatsinde.